Oh yes, reka nongere kubahereza ikaze, reka nongere kubifuriza umugoroba mwiza, reka nongere kubifuriza kugubwa neza muri uyu mugoroba. Nkuko bisanzwe rero murabizi, jewe nitwa Mr Kenzo, ndagarutse muri uyu mugoroba ngo dukomeze kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko noneho ntabwo ndibuze kuba ndi jyenyine, twahisemo kwiyambukira ngo tugere ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebe ibikomeje kugenda bihabera. Niyo mpamvu rero ntaza kuba ndi jyenyine, ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye. Reka muhereze ikaze. Murakoze cyane, nanasuhuza abo turi kubana kuri umuyobozi. Wahageze aha ni kuri Rwanda Daily News TV. Urabizi neza tumaze iminsi dushaka kukubaza byimbitse ibikomeje kugenda bibera aho ngaho mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ntambara ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ubundi ibimeze bite? Bitubwire mu buryo bw'incamake, nyuma tuze tubirambura. Icyo nababwira cyo wenda uretse nko kuba ibitangazamakuru bigenda bibivuga ku buryo bugiye butandukanye. Yego. Haba mujyi wa Bukavu. Sorry ho gatoya, telefone yari icitse, ongera udusubiriremo. Wari uvuze uti ibinyamakuru bigenda bibivuga mu buryo butandukanye. Ndi kuvuga ati ibinyamakuru nabonye bigenda biganika mu buryo bugiye butandukanye, ariko nkatwe tuba turi kuhagenda hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nakubwira ko wenda duhereye nka Kamanyora n'ubundi. Yego aho ngaho Kamanyora ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Kongo. Kamanyora ni ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Kongo, ni mu kibaya cya Rusizi, hepfo gato n'ubundi y'umupaka wa Rusizi munini. Icyo nakubwira cyo ni uko uyu mupaka wari umaze iminsi ubarizwaho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bari mu mutwe wa Zara nibo bahakoreraga, ariko nakubwira ko ubu ngubu bamaze gutsindwa. Imirwano yatangiye mu gitondo kuri uyu mupaka wamaze gufatwa n'ingabo za M23. Amakuru narindimo nkura aho ngaho Kamanyora nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakubise bikomeye cyane, batitangiriye itama, bagakubita abarwanyi b'abawazarendo bari bamaze iminsi bakontorora uwo mupaka wa Kamanyora, ndetse yewe banatangaza ko nta gahunda bafite yo kuba bawurekura. Niko bimeze? Ubundi icyo nakubwira kuno mupaka nk'uko operasiyo yatangiye, amakuru yamenyekanye mu masaha ya saa 9. Masaha ya saa 9 za nijoro nibwo ingabo za M23 zatangiye kumanuka. Nibwo twatangiye kubona imirongo y'abasirikare benshi bari mu mamodoka berekeza n'ubundi Kamanyora. Mu masaha ya mu gitondo kare nibwo amasasu ya mbere yatangiye kumvikana. Usibye ko bitagoranye cyane, n'ubundi urumva ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nakubwira ko zose haba abofisiye haba abakoloneli bose bari baramaze kuva n'ubundi hano Kamanyora. Bari barahasize Wazarendo, kuko ni muzi umutwe wa Wazarendo ubarizwamo abasirikare basa naho twakwita abaciriritse. Muri Wazarendo nta mufisiye wasangamo, nta mukoloneli, nta mujenerali, kenshi usanga ari n'abana batoya. Kubera ingabo za M23 azamara kwegera muri bino bice bamaze kuhinjira. Buretse gato ukiri aho ngaho uti abawazarendo bari kubarizwamo abana cyane, nibo bakomeje kugenda barwana urugamba rwa kagombwe kuba ruri kurwanwa n'abasirikare bakuru ba FARDC. Ahubwo uwo mupaka wa Kamanyora hari akantu ucishijemo uvuga uti umupaka wa Kamanyora wari urinzwe n'abawazarendo, kandi wazarendo yaririnze ahangaha Kamanyora n'abana gusa. Ako kantu ndagira ngo ugasobanure neza abadukurikiye bakumva. Usobanura nuko ndetse na Kamanyora nubwo wagaruka Bukavu. Yego. Tujya gufata Bukavu ndetse na hano bino bice byose, nabwira ko nta basirikare bakuru aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakiri kubabarizwa. Bose
bose barahunze nyuma yo kwemvutwa n'ubundi kaje umurego byatumye abasirikare benshi bahunga hasigayemo abantu bakeya byaje gufasha ingabo za M23 mu gufata uno mupaka wa Kamanyora. Byaboroheye cyane ko nta nubwo byatwaye n'amasaha 3 amasasu twayumvaga, ariko byaje undi kurangira M23 ihise ifata uno mupaka. Abasirikare ba Wazalendo bazi gahunda y'abasirikare uretse na Wazalendo yaba FARDC ndetse na FDL baba Barundi, gahunda hariyo iyo batsinzwe bahita bakuramo uniform, bamwe bahita bakuramo uniform, abandi bakamanika amaboko, abandi bakaraswa urugamba ariko bimeze. Ariko cyangwa uko abenshi bahise bakuramo uniform ndetse n'abenshi nta uniform baba bafite, ariko bahise barambika hasi uniform. Nyuma y'amasaha 3 twagize ngo nta n'intambara yabereye muri bino bice. Nyuma y'amasaha 3 ni ukuvuga ngo abarwanyi ba M23 bari bamaze kwigarurira iyi Kamanyora. Nyuma y'amasaha 3 rwose byatangiye kugaragara ko M23 iri bigera muri bino bice amasasu yamaze kurangira, bitewe nuko Wazalendo yabonye intambara ifite zo ko yaguma gukontorora uno mupaka, abituma itambika intwaro hasi umva n'umundi benshi nta nifomo baba banambaye, bituma rero M23 itayisanga n'ubundi iri kugenzura uno mupaka nk'uko n'ubundi i Bukavu byagenze. Reka Kamanyora tuhaveho gatoya. Birumvikana cyane nk'umuntu uba ukomeje kugendura aho ngaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru ubu yarusha buri muntu wese uri kugenda uyumva. Ndi kumva neza ko ahantu hitwa Bukavu ubu nonaha mu masaha y'umugoroba rwose abayobozi ba M23 bari Bukavu ndetse bari gukorana inama ikomeye cyane n'abaturage baho ngaho i Bukavu. Bimeze bite i Bukavu? Icyo nakubwira cyo ni inama abakoranye n'abaturage bagiye batandukanye, ariko twakwita wenda abavuga rikijyana muri uno mujyi wa Bukavu, kuko wenda uretse n'uyu munsi ibyagiye bigaragara amavideo mwagiye mubona twagiye tubohereza haba abasirikare ba M23. Gusa nakubwira cyo uyu mujyi wa Bukavu umuntu arimo agaragaramo cyane n'uwo bita General Byamungu, iwe wayoboye operation ya Bukavu. Oya, ukiri aho ngaho kuri General Byamungu buretse gatoya, hari amakuru ku munsi w'ejo yiri wacaracara ndetse no mu bitangazamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025 twahoze tubona amakuru avuga ko General Byamungu yaba yararashwe ku munsi w'ejo bari kurwanira Kamanyora. Bimeze bite? Iki kinyoma nacyo gikubitire ku mbuga ngari rwose. Ni nuko icyo nakubwira cyo byo bangu yabamunaze Kamanyora ibyo no kubeshya, kuko nta nubwo yigeze agera Kamanyora. Uyu Byamungu yayoboye operation yo gufata Bukavu. Yego. Abantu barabizi ko Byamungu n'undi ari we yungirije General Sultan Makenga, niwe mugaba mukuru wungirije wa M23, ariko ntabwo yigeze agera Kamanyora. We yagumye Bukavu nyuma yo gufata Bukavu, ahubwo nawe no muri iyo nama yari niba mu masaha atambutso gatoya, ni mu masaha rwose y'umugoroba ku gicamunsi, mu masaha 7 mu masaha 8 nibwo iyi nama yari iri kugenda ijya mbere. Nahoze ndeba amavideo rwose abaturage bishimye cyane, bishimiye M23 ko yafashe iyi Bukavu, ndetse hari n'abaturage bari kujya bahunguka basanga iyi nama irimo uyu General Byamungu agahita agenda bakira ku buryo bukomeye cyane. Iyo nama yaba ariko yari ifite ingingo zigera kuri 3 z'ingenzi nakubwira. Ikintu cya mbere iyi nama yari ifite kwari ukubwira abaturage bati mushishoze, murebe neza, mwicungira umutekano. Yego. Iyo niyo ngingo ya mbere rero yo kuganira ku mutekano. Ikindi bana basaba ati mutubwire abayobozi mubona bayobora uyu mujyi wa Bukavu, bagiye guhita bashyiraho n'ubundi abayobozi bava byose ndetse banishyiriyeho n'abaturage. Iyo niyo ngingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu barimo baganiraho n'ibintu bijyanye n'isuku, ibijyanye n'umuganda. Rwose nabwira ko bemeje ko mu cyumweru kiri imbere tuba kubona umuganda watangiye gusukura umujyi wa Bukavu, umuganda nyamuganda. Umuganda uyu tuzi, umuganda tuzi bya Kinyarwanda. Uyu muganda nakubwira ko mu minsi mike rwose Bukavu uri buze kuba
wahita utangira. Ikindi nanone cyiza n'ubundi wenda kinafasha umujyi wa Bukavu bitandukanye n'umujyi wa Goma, ntabwo barwanye bikabije. yaba amazi yaba umuriro byose biracyaye. Ubundi amakuru nari mfite ku munsi w'ejo ngo nuko abarwanyi ba FARDC bari hano Bukavu ngo bumvise imirindi ya M23 bahita batangira kuva mu nzira ngo bava muri iyi Bukavu nta mirwano ikomeye cyane ihabaye. Impamvu nyamukuru naje no kumenya wenda impamvu bahise bava muri bino bice byose n'imirwano ihabaye ikomeye. Urazi ko imirwano yabereye Goma yatumye igisirikare cya FARDC gihunga gitaye ibikoresho byinshi. Yego. Kuri ubu rero nyuma yuko babonye turamaze kwinjiramo bafashe umwanzuro wo guhungisha ibikoresho mbere na mbere, wenda sinzi niba bari ubundi buretse gato ahangaha i Bukavu ngo barimo baharunda ibikoresho kuko bateganyaga ko ariho ibisasu kirimbuzi bizajya bituruka birasa ku Rwanda. Icyo nakubwira cyo nyuma yuko amakuru ndetse ibifite amakuru yamenye amakuru ivuga ati wenda igisirikare kirimo kiraza ibikoresho byinshi. Gusa kuri ubu igisirikare cya FARDC cyamaze kugenda ariko cyangwa ko nuko ibyo bikoresho babihunganye ntabwo ari kimwe n'ibyo bateye mu mujyi wa Goma. Bukavu nubwo bayifasha ariko nta ntwaro nyinshi bahasanze. Icyo nakubwira cyo nizo bari gukoresha hano Bukavu izimwe zigoma abarimo bamanura. Yego. Nizo bari kumanura, ndumva wenda usibye ibikoresho bikeya ndetse no kuba barafashe n'ubundi bafashe cya kibuga cy'indege bagifashe ariko nta bikoresho byinshi bahise babibaye. Airport Kavumu airport bamara kuyifata ariko ibikoresho bahise M23 yashaka kubifata ariko byatumye FARDC rero cyatumye inahunga. Nacyo cyatumye undi urazi ko ba Pacifique Amasunda ariho babarizwaga, abacamanza niho bari ko bakorera, abayobozi bagiye batandukanye, abofisiye bose bahise bafata umwanzuro wo kubanza guhungisha ibikoresho byabo. Yego. Noneho wa muntu we reka tugire gutya tuve i Bukavu utujyana ahantu hitwa Uvira bimeze bite ko Uvira nayo ikomeje kugenda ivugwa cyane mu itangazamakuru? Uvira na M23 bimeze bite? Ikintu nakubwira cya gikuru ndetse nakubwira ko impamvu nyamukuru iyi Uvira irimo ivugwa cyane. Iyi Uvira niko gace igisirikare cy'u Burundi cyanyuragamo ukinjiza ibikoresho, kinjiza intwaro aho ngaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho banyuzaga abasirikare babo bavuye ku rugamba. Yego. Bikavuga ko rero iyi Uvira niho ishaka kuyifata. Yego. Irashaka kuyifata, bikavuga ko abarundi baramuka igisirikare cya FARDC kiramuka gitakaje iyi Uvira abizagorana cyane, haba kuba abasirikare b'abarundi bataha. Yego. Haba kuba abasirikare b'abarundi babona abakapa babafasha. Yego. Ikaza gutuma rero igisirikare cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga akiri mu gihirahiro nk'icyo igisirikare cya Afurika y'Epfo cyisanzemo. Yego. Bavuga ati M23 ndashaka gufata Uvira, M23 idacana uwaka n'igihugu cy'u Burundi. Yego. Bakavuga ati reka dufate iyi Uvira kugira ngo dufunge details zose tube nk'abagiye wenda nk'icyo twakwita kudefanda kugira ngo igihugu cy'u Burundi kijye gicana kuba cyakongera guhura cyasubiraho cyongera guhurira n'abasirikare babo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore ko bana bahuriye mbere y'iki nk'uko bahuriye abasirikare ba Tanzania, bakabura abasirikare ba Malawi, bakabura abasirikare ba Afurika y'Epfo, nabo babahuriye mbere y'uko bafata Uvira. Basohoye itangazo bavuga ati abasirikare b'Abarundi ibyo mwakoze ni ibyo ngibyo, muve kuri buno butaka bwacu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma impamvu nyamukuru baje kubabura nuko nibireza gufata iyo Uvira. Yego. Abasirikare b'Abarundi kuzabona aho banyura batazagorana. Byagorana cyane. Ko ntandi bazanyura uretse ku mupaka wa Rusizi cyangwa se ku mupaka wa Grande Barriere, naho honyine bazashobora kuba banyura. Urumva rero bizagorana cyane, niyo mpamvu igisirikare cy'ubu nacyo gifite ubwoba. Cyane asabye abasirikare babo mu buryo bw'ibanga bose ati mwareba ukuntu mujya Uvira mukariho murwanira, kugira ngo mukamukubiswe yibuze mutemba muza mu rugo nta byo guhunga mujya mu bindi gice.
yego icyo navuga ni uko abasirikare b'u Burundi bavuye Goma abavuye Bukavu bose barimo barerekeza Uvira ariko kandi kwerekeza Uvira kwabo ngo niho M23 iri gutagetinga nyuma yo gufata ibyo bice byose ngo irashaka kunyarukira Uvira ngo irebe uko byifashe. Icyo M23 ishaka kubanza kugenzura imipaka. Urabizi ubundi gahunda yo kugenzura imipaka kwa M23 irakomeje. Usibye wenda nicyo cyo batende bafungire igisirikare cy'u Burundi kuba cyabona backup cyangwa se n'ubundi bufasha haba mu ntwaro. Bafite na gahunda yo gucyura impunzi rero ntabwo twabirenze ko baravuga ati imipaka yose tuyifate. Abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi bashaka kuza binjire baze mu gihugu cyabo niyo gahunda bafite wenda nibyo byo gufunga wenda details zose ariko gahunda nyamukuru icyo nakora cyo nuko M23 itarenze iki cyumweru turi kuvugana. Iyi Uvira ishobora kuza kwisanga mu maboko y'ingabo za M23. Kurikije abasirikare ndi kubona bari kuza icyo nakora cyo nuko wenda sinzi niba wabimenye ko M23 amaze kwakira abagira ku 2500 abasirikare amaze kwinjira Bukavu. Abo basirikare bagera ku 2500 baje baturuka hehe? Bamaze kugira Bukavu urumva bamwe baturutse mu mujyi wa Goma abandi baturutse no muri Zabunaga hirya no hino urumva bamaze gufata bagenda bagabanya abasirikare bakeya. Gusa abasirikare 2000 icyo nabaganatari cyo bwacyo ni operation ya Uvira. Ni operation ya Uvira nabonye basa nabafite intwaro baza ari benshi. Bafite intwaro bari mu mamodoka bari ku mirongo igiye itandukanye ariko bikavugwa ko bari kuza begera bari kuza Bukavu kugira ngo babone ko bahita berekeza Uvira nayo barashaka kubanza kuyipana bashaka kubanza kuyifata nayo kugira ngo ibindi byose bize nyuma. Yego noneho rero wa muntu we reka dusoza amakuru yacu abayobozi ba FARDC barimo aba ba General Pacifique Masunzu ndetse harimo n'abandi benshi cyane ngo batangiye kugenda bahunga. Uretse wenda ubundi Pacifique Masunzu yahunze mbere. Ubundi Pacifique Masunzu murazi ko yarakuriye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Yego. Ariko yari afite ibiro Bukavu. Umugabo yari afite ibiro Bukavu guhunga rero bakimara gufata Bukavu we yamenye amakuru ko ari buze kubagaba ibitero nijoro. Yego. Yahunze mu masaha ya nimugoroba ewe tugifata Bukavu rwose uyu mugabo Pacifique Masunzu yamaze gukura make karenge kuko M23 ntamuwe iri kugira rwose ngiri kurwana rwose ngibyo kurwana byo ngiri kurwana ngiri gukora icyo bita gukunkumura irimo irakora icyo bita gukunkumura gusa urumva ntabwo M23 irimo ibasha wenda akwivugana abayobozi bakuru bitewe nuko bari guhunga mbere oya ngo bari kwirukanka nta ishobora kubakura bobo pe ntabwo rwose nyuma yuko bishe Peter Chirumwami ibintu byababonye ko rwose bishoboka cyane. Noneho rero reka ngushimire kuri aya makuru ubashije kuba watugezaho kuri uyu mugoroba. Gusa mbwira abakunzi bacu ko nubundi tugiye kujya tuba turi kumwe 5 kuri 5 ukomeje kugenda uturebera uko bimeze aho ngaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nanjye gushimire nta kibazo shimira n'abafashe umwanya kugira ngo badukurikire. Komeza kugira umugoroba mwiza. Sawa murakoze cyane. Yego. Murabyumva neza rero uyu ni umunywanyi wacu uri hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yararimo agenda atugezaho update zibiba biri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanjye kandi ari nako nsoza aya makuru gusa nkubwira nti niba ushaka kumenya byinshi kubikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kora subscribe ukomantinge ndetse yewe unarayikinge nunabishaka ushayaringe kugira ngo amakuru yacu azajya agenda akugiraho 5 kuri 5.